Jihad urapfuye. Jihad wapfa. Ubu nta kintu kimuzitira Yago. Ubu nta bintu bya famiye ngo urabona ngo madamu ngo araza asanga yababaye agiye kubabaga hagira uzongera kumubwanuka imbere. Jihad baragukona no kuvuga ngo ubu turi kuvugana noneho ubu Yago ari disponible. Urumva Jihad aramuhungira ni mutere metero murebe ahubwo imihanda igiye gushya. Yago twari tuzi ko ku nyine niki na famiye urumva Kameme ibingiba none yongeye kubingaragu Jihad rigambo wahurutuye byose bagiye kukubaga ku buryo uzajya ureba umuntu bita Yago ukamurota ikaba nayikimeya. Yago yagiye kukazasanga umugore ambwira ati Yago pfawe naje gusanga burya yito sigara wenyine kitwa na Nyamunsi. Gusi wari uhari wesanze nyine ari umukene ko sindi kukubwira singibi uretse gato umve hano umuntu kujyana umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga. Yo abagabo ariko baca mu bintu byinshi kweri. niyo mpamvu kurongora nyabitekerezo ni Yago nyine. none se Godfa ikibazo wengeze twumve uyu mwana w'ikibazo kiri bro ariko uguzi wowe kuba witeguye kubaka urumva Yago ntimuzi ko twagiranye beef ziteye ubwoba ariko ntabwo nakiraho comment bro bura mujye muri baka ngiye ibintu byageze muri famiye urukunyumva yabonye Yago ndaruca ndarumira urumva mu miryango cyangwa ibintu byadanje urumva ahangaha ndaceceka papa. ariko uriya mukobwa nabonye ari umwana pe. Yago yagiye ku kazi atashye ngo umukobwa amwohereza message aravuga ati Imana izaguhe kubaho amahoro uragiye ndagiye n'umwana wanjye ndamutwaye gahanga. Yago yaragiye kugura inyama zo guteka. Yaragiye kugura inyama saga umugore yagiye kera. Yago ntabwo mwabisanamo brag bro birababaje urumva. ariko Godfather reka nkubwire kuba umugore yafata decision neza either things were not good. Yego nyine Yago yabizanye ku karubanda niwe wabizanye ntabwo twavuye ngo bishyira no ku ruhande reka tubivugeho. Urumva ko nakorera abagore kuri imagine umuntu ufata decision yo kuvuga ngo umwana aramujyanye ajye kumwirerana. uba yaratwise urumva umugore uba waratwise umugabo ntamwiteho bihagije cyangwa se bakaba baraha having a misunderstanding in their aspect. Hard time, hari abagore they don't move on. Ubundi umugore wayaguza abana nawe bakabana karamata bashoboka nyine. Ubundi Brenda niwe uzabana na Yago apana Brenda uyunguye. Ese mudashaka kumva se Brenda wa undi babyara. Wa undi wa Brenda niwe uzashobokana na Yago. Niko mbibona. Niwe bazabana bigakunda. gusa namwe abagabo mugira amadefo nanjye namutwara ubusa umugabo gute shusho atuma tuvuge njye mfite nk'umugabo ndarinzara ndatwite ndarinzara aragenda amajoro akagaruka mu gitondo ntahaha ntakora Yago yavuze ngo sinigeze kubitura mwana w'umukobwa ntabwo uriya mwana yigeze ararinzara niyo magambo ya Yago tubyumvikane Tracy uri kumwe Yago yivugiye wabimenya ibyo njye example shot umva hano nkuko ndimo ariko tubimbwiye umva ndi umugabo urebana n'ikibazo urabona uriya mwana yararebaga nk'urara ashonje bigeze kuri uyu munota je numuziza gusa nuko atamukoresherezaga imisatsi sibyo uzajya umenya ko ari gito ugereranyije n'uko wowe ungana ko kiba kije kigusanga Yago niwe muntu ujya ufata ibibazo by'akabitwigishirizamo sinzi niba icyo kintu niyo logic ikibazo bakiruta kuko
bari ku rwego rwo kubyara baba bari no ku rwego rwo kuba hari indi nzira batekereza ishobora gutuma batabyara cyangwa batabyarana ariko iyo nzira nta nimwe yigize itekerezwa bivuze ngo ni umugisha wabonetse hagati yanjye na Teta kubera ko nari namubabwiye nkamuranga n'ahantu hose niyo mpamvu ngarutse kuri kamera kugira ngo udakomeza kubona ibintu byinshi wenda byagenze gutya bimeze gutya ngewe mbihere version yanjye ese ikiganiro ibyo bavuga ibyo bashaka sorry bre by mistake ikiganiro nuko nta kintu ndi bubeshye umva ye ariko nanone ikindi kintu nuko ntari buvugeho nyine ibintu byinshi cyane Kanyari amaze kubitubwira Mama Life ndamwubaha uko twahuye nuko twamenyanye ni ibyacu kandi ariko uyu munsi ntago tukiri kumwe yo abantu benshi ubu ngubu nyine murimo muribaza impamvu ese Yago waramwirukanye waramukubise waramutoteje hari umuntu w'inshuti yanjye ejo wanyoherereje uburwayi aba mama bagira iyo bamaze kubyara ni wimugira uburwayi ni narabisomye na mbere oya nari mbizi kuko Godfather bibaho ni straight iyo ngo yitwa postpartum depression aba mama bose bagira washyano kutarabyara yiwe ni nose mkuranje ntabwo yabyaye warontowe kangura ukuntu bayisobanura baravuga ngo the postpartum period begins soon after the baby's delivery. Bari kutubwira nibyo 6 to 8 weeks and ends when the mother's body has nearly returned to its pregnant state. Zinamubyo. Wese warabyaye. Kimusera byaye. Njye rero story yanjye none batitabwaho sheri ntabwo muri buze kumenya ibintu byinshi gusa ugomba kumenya kimwe hari n'abantu batitabwaho gusa cyusa abantu n'abakire barayigira mani ese abakire si bo batita ku bagore babo kubera dushaka kuvuga nuko nagaruka umuntu ari kinaba yabuze mani okay ego nta kintu umuntu aba seka mu bivugiye mu mwaka turabyumva twari kubivugiramo sorry nibereho anyohereza message ambwira ko agiye gendaga numva abahanzi baririmba zino story ba Rodrigue Karemera ngo hagati y'ibiti bibiri abo twakunda ariko murayizi cyabo ntagenzwa na kamwe ntashobora kuvuga ikintu kizayidatse ariko nanjye ibintu Yago ntabwo ari ukuguseka ari yo ni story nyine zikaze kabisa kubera ko uwo muntu watanze amakuru muri Itumba ngo wahamagaye atanga amakuru kandi ashaka kuba yaratanze amakuru hari icyo agamije ariko ngewe ibi ngibi ndimo kubabwira ngamije gukura mu rujijo abakunzi banjye hanyuma umuntu wanjye agenda gutyo yo ni nkuko Sami bambwira ko ari ukubera nyine iyo depression nako gahinda yego kutaka mu mazi